Yes bantu banjye bimeze bitaracyari Savimbi. Reka nze dutangire agafilime keza cyane Brotherhood. Bisobanura iki? Ubwo rero ni mu kanya gato. Ariko buri ibinyampeke cyane cyane ifu y'igikoma ewana. Waba ushaka ifu y'igikoma, waba ushaka ibinyampeke cyangwa se iki, we hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. By'umwihariko ku bantu bashaka ifu y'igikoma. Buriya ifu y'igikoma ishobora kukumerera nabi cyane. Cyangwa kwa kuna abacuruzi baba bafite utubuti bashaka amafaranga ugasanga ntago babanje kubironga neza. Ubwo uzi ikintu kiba dedeti niyo uri kunywa gusa. Wa mutima ujya mubona bashyira mu myaka kugira ngo itamungwa. Ngo rero niba ushaka ifu ifite isuku, amagara nimero ubona kuri ekara yawe, ni umukecuru mama Kadete, ubundi umuhe komande. Iyo komande rero nshaka kumara umunsi umwe cyangwa ibiri, bitewe nyine n'impamvu, bitewe n'amafu ushaka, kubera ko harimo ayo babanza gukaranga nka za soya, ntabwo wayivanga mu yandi mafuta yikaranze, ibintu nk'ibyo. Ubwo bindi muhamagara nimero muzabyimenyera. Reka dutangire filime yacu, sibyo? Ndabakunda cyane. Ngaho reka dutangire. Barakwereka duhere kubateguye Green Studios. Abangaba ni filime nziza cyane. Mukanya muraza kunshimira. Abantu benshi bagiye bambwira ngo urabona Savimbi ngo barashaka filime z'abazungu. Aho kuki mwanga abantu biwanya. Aka gafilime muzanshimira nyuma. Urumva barakwereka dutangiye gute. Harabagendaga mu kamodoka hari kuri kubunani. Mwaka w'ibihumbi 2000 ni zamani. Icyo gihe ngo baravugaga ngo isi igiye kurangira, ngo izarangirana no mwaka w'ibihumbi 2000 abantu ngo bari yutwabo. Niko numvise. Ibyo ni ibyabaye. Barakwerekana bagendaga mu masaha ya ninjoro. Uko batambuka mu masaha ya ninjoro ry'ubunani, ubwo hinda bashobora kubavuye nko mu cyaro kurya ubunani ntumbaze, cyangwa mu rusengero abantu barangiriza umwaka mu rusengero. Hari bikira manura ikirahure. Anti ukeneye ubufashara? Kumbe na gatego mu mwaka w'ibihumbi 2000 sana buri kimwe cyose mufite. Gira vuba. Yakira. Ndabarasa yababa we Kristo akira. Yesu dutabare. Imana ntago yabatabara bayita babarasa. Kumenagira ngo yitegereze uko ababyeyi bakabarashe muri iryo joro. Mu modoka inyuma hari mu tundi twana tubiri. Dore ibyabaye. Aba bantu ntago tuzigwa ni bande. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kuri bonane. Ku ijoro rya bonane y'umwaka w'ibihumbi 2000. Bonane dore ibyabaye. Abana babiri icyo gihe ababyeyi babo babapfiriye imbere. Abana babiri witegereza witonze. Filime nayo bayise Brotherhood ubundi ni nk'ubuvandimwe cyangwa ikivandimwe, uburyo nyine bwa kivandimwe. Ababyeyi nuko bapfuye, ntago wajya kurega ngo urarega bande. Brotherhood agafilime nuko bakise. Ibyo byarabaye birarangira. Tugaruka. Haguruka shor ufite igikovu. No ari muri gereza. Abantu bari muri gereza kabagereho cyane, nta sheni idacika turabasengera. Burano ufite umuntu muri gereza ujye umusura, ntago ibintu biba byoroshye. Ngira ngo na Bibiliya irabivuga. Abari mu nzu z'imbohi utitaye ngo bakoze iki. Sohoka sha, barakwerekana muri gereza. Sohoka. Gereza nuko dutangiye. Twahereye mu mwaka w'ibihumbi 2000 zamani. Ababyeyi babiri barabica, hasigara abana babiri se na nyina bamaze gupfa, batezwa agatego n'amabana. Ibaze kwiba umuntu nk'ibyo bidahagije. Kalachnikov umuvandi. Kalachnikov ni imbunda. Wangu ntuzanyibagirwe turi inshuti. Ntuzatwibagirwe wangu banza atashye. Sheni iracitse. Wibuka abantu usize Madrid uzadusure. Kumba arimo aragenda yimbasura miki saa mwabareze. Agenda yimyozamo. Barakwerekana gereza ifite umutekano. Muri gereza ariko zigereza ubanza ndakusara kandi kazi ni uguterura icyuma do. Wewe urimo biki? Wewe witonde ushaka guca kwa zimbwa. Hakuno utuntu iyo bagufunze bura bakubikira utuntu bagusanganye. Myambaro niki barayibakubita. Musore dutangiranye bamuvana muri gereza n'agashenete k'umusaraba. Yavayo. Karubwa ni Kalachnikov. Ntuzanyibagirwe man. Nunyenera. Habaye
akazi wanga uzarya kara dukora akazi. Bivuze ngo abangaba nubwo babafunguye nyine bagiye guhita bakomeza ibyo bakoraga. Barakwereka vaye ngo ni Karachenikovu. Nawe ujye unyumvira izina. Anti kumbe yari yaje kumutegereza. Anti bimeze bite? Mana ishimwe. Anti ko wabyibushye? Nawe warabyibushye. Ni nyuma y'igihe kirekire. Mwana wanjye. Anti ni byiza kongera kukubona, Imana iguhe umugisha. Iyi ni imodoka yawe. Nayihinduye ubucuruzi. Nyijyana mu isoko ni business. Mana ishimwe. Inyanya ngo harimo n'ibindi. Turaza kubitunganya nyuma. Reka mbere na mbere nuko baje kumufata kuri gereza i Madrid. Akantu ka Helix ka zamani kari muri business. Yakuvuve yari hana amahoro, ndashimira Imana pe. Mwana wanjye ibintu byarahindutse. Sikira uramwibuka kakana kagakobwa? Sikira kakandi gatoya. Nakareka ntabwo kakira akana gatoya. Sikira ubwo zibera afite. Ego ko buretse keretse umwiboneye. Amabera aragera iriye, ibibera iremera byaragiye biriyongera. Ngwiki zubwo ubundi niye mpamvu ari gukomeza bimubwira, ari kumuha pasi. Yarakuze. Aha, Imana ishimwe. Umuvandimwe we baramuzamuye mu ntera mu kazi. Uyu niwe munsi wa mbere agiye kujya ku kazi baramuzamuye. Muvandimwe bamuzamuye mu ntera mu kazi. Muvandimwe ntumbaze ngo ninde. Filime nuko igitangira. Barakwerekana abandi bicaye hakuno ku rundi ruhande rundi umusore mutoyi. Maracyari bato. Yego afandi. Okay. Excuse me, sir. Umva nyakubahwa. Officer Daniel. Tambuka. Kwa kundi bo yicaye nyine ahantu utegereje kuri reception, igihe cyagera bakakwinjiza. Vayo. Kwereka umusore aba yaje yatebeje akantu k'akabody. Agenda zamuraga kana. Buri umuntu ajyana afitemo ikikango cyangwa ahantu akeka ko ngomba kwitwararika kugira ngo rebe ko yari cyo yabavanaho, aritonda cyane. Nk'ubu Savimbi wabona muri interview ari guhendahenda asaba akazi, ntabwo ari we Savimbi wabona nawe waje kumusaba akazi abyimbye ari kujya avuga ngo ubwo mwarize. Kwirika kuno imbunda barimo barategura igikoresho. Umusore ari kwinjira hakuno, bandi barimo baritegura bambara Adewale Adetula. Welcome to the squad. Yes sir. Urakaza neza mu ikipe. Turiteguye afandi. Strap up, we're heading out now. Wago ni mutume nigora twagiye. Ese nindubaza nk'inzererezi mu ikipe. Ikipe yacu bari kuzanamo ubugabo bwa fake. Ubundi si ngo yari buze kumara n'umunsi umwe mu kazi. Nitwa Efe. Wihangane, Simon burani ko ateye ni inzererezi ajya avuga nabi. Ni byiza arata kumenyana namwe. Kumba umusore ni umupolisi. Twagiye. Barakwereka ku rundi ruhande firigo konjera. Sawa. Cyagufu. Uyu ninde? Iyo ninde? Ntabwo bishoboka. Kara muva. Karubwo ni Karachenikovu mubyibuke. Wangu ukavuye muri gereza wangu ukabutaratubwiye kira hasi ariko utamvuna. Mwana wanjye musaza. Ira moto ni yande wagaze urumva ari ya moto ni yanjye igihe umaze mageragerere gatwara koraga. Moto ni yawe? Reka mbanza ryo iminyenga. Akin ugiye. Nta bibazo nshaka dore imbere hari polisi. Ubwo nta perime nta karite urumva. Ako basohoka kwa Gandarare ngabo bacaho. Ku rundi ruhande barakwereka hakuno hari imashini ziba zumviriza. Ntago nzi amasiri ya gisirikare ariko icyo nzi cyo tu bari kubwirana. Ego kumbe yado abarara hakuno amafeje yambaye tuntu twutuye kutere ntagazi ko polisi yanze. Wewe nduri guseka ruswana ari imikino mujya mu kazi. Dore bakoresha utwana duto mu biyobyabwenge. Polisi kwinjirira so polisi bifite igikoresho nuguhangana n'amabandi n'afite igikoresho. Mujye mushimira Imana. Ibindi bihugu birimo umutekano muke biri seriye. Mu Rwanda wari wabona abantu barasana gutya. Huya kwinjira isasu. Niyo mpamvu bavuga ngo kutebaza n'umuntu mu ikipe wa feko ari mu mara umunsi umwe atarapfa akazi kaba katoroshye. Dore isasu.
nuko dutangiye polisi. Iyi ni SWAT, special weapons and tactics. Ni kwa sibyora bana hakuno batoya bari gukoreshwa imirimo mibi. Mfasha imbunda yanayikize hasi. Uzana ikiganza ngwino. Abana hano hari igihe nyine urumva no gukurira muri ubu buzima n'ubundi nawe ugomba gukura uri ibana. Wigira ubwoba. Polisi bigomba kuba approachinga neza ikabereka ko atari umwanzi. Mana mfasha uyu munsi kumbe haracyarimo bararatuza ariko utanyicisha tuza. N'ikiganza abangaba bazi ngo byarangiye kumbe ari amabanda biri cicika ariko wowe cicika. Dore ibiyobyabwenge. Rangije avayo. Musore yipasa imbunda mugenzi we. Isasu wa musore mushya bavugaga ngo ni umunyantege nke ngo nagari bumare kabiri. Sasu harundi uvana bananga vova twagiye filime nuko itangiye n'umuriro. Babantu babamwe gusa vimbi ngo jye ukora inyamerika mwakunze bene wanyu. Abantu murabona atari abanyanigeria hirya. Giza we wanukoze neza urakoze afande. Mereze imbunda yanjye. Baya na amahirwe y'umunsi wa mbere bana. Aya na amahirwe y'abaruru. Natukoze neza muve. Kira kigabo nango kijya cyemera icyo yakora cyose. Aya na amahirwe y'abaruru. Twagiye kazi kararangiye. Kipe nukwinjira ikora akazi mu kanya gatoya bahita bacaho. Byo biraba birarangira dore karitsi. Gasyata yacu. Sheri wanyibagiwe toka. Ngiye akanya gato yangarutse nsango byaye kabiri ngo ndi sheri wawe. Ese ko waragiye muri gereza. Ego ujye umenya ko nanjye ndi umuntu. Uracyari mwiza ariko. Urakoze. Muri gereza ariko haryaga ibiki wateruyemo icyuma. Anti Moranika. Ngabo. Akina wari icyuma umusore. Anti Moranika. Ntago urapakira ngo ugende. Ntago turagenda. Ntago muragenda. Aba basore bawo juju ntago uzi ubugome bwabo. Narabyumvise. Niba ushaka ibibazo uze kuguma hanga. Akina turaza gukomeza. Ako mu nda habaye hato. Rega ndi kuri regime. Byiza cyane. Turi kumwe. Kumbe do. Karitsi. Abo ngo ni bande ngo Juju Boys. Mani dukiza abo bantu. Tusigaye twumva ibibazo. Sinago tuzi ngo ni bande nicyo badushakaho. Twagiye kumva tubona batwerereje amabaru. Isomere. Gize gutya afata urupapuro abo bantu se. Sasa nagira ngo urupapuro nawe urwisomere ngo kuba bireba bose tuwanditse ibaruwa tubamenyesha ko ku itariki 15 z'ukwa gatanu Juju Boys tuzaza aho ngaho kubasura muzakora uko mushoboye ibintu byacu mwe mwabikize ku murongo tuza duterura ibyacu tugenda kandi mubyibuke ko tudakina jujuboys.com bafite na website. Bongo babasore kumbona sawe ubwo ari abasazi. Ibaza ariko ni nkuko wajya kumva ngo agatsiko k'ababandi kandikira abaturage ngo tuzaza kubasahura muzategura imitungo ku yitariki kandi nta mikino bakomeje. Hari ikintu ngira ngo tuvuganeho. Anti we boss inzi gusa nimburi buze kunyumvira. Nṣe ni mi mọ̀ bóyá wà gbọ́ sí mi lẹ́nu. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ ni pé bóyá pẹ̀lú gbogbo họ́wọ́họ́wọ́ pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó wà. Ndagira ngo urubanza urebe ibihe tugezemo. Wenda twakabaye tugenda tukajya kuba kuri ya mpanga yawe kugeza igihe ibintu bituje. Wibuke filime itangira abana babiri b'impanga babicira ababyeyi ubwo nago mubyumvise. Tujye kuba mu rugo rw'impanga yawe mbere yuko abahungu ngo ba Juju badutera. Anti wapi kabisa gera hano naje. Siko kiburi gihe umeze gutya. Nanjye ndumurara ngo bamwita Karachenikov. Ndebera uwo muntu uko manga. Mukingurira ubwo ni uje. Kinguye muvandimwe. Igipolisi igisambu. Sasa wa musore twatangiranye nawe ari umupolisi mwiza cyane. Ba bana babiri baje gukura umwe abo umupolisi mwiza undabikirara cyiza cyane. Bose nyine mwahora muri gereza undi ubwo nawe ahora afunga.
umwe ahora afungwa mani mfashe ase mwembe mufite ikihe kibazo mwabana ntabwo muvuga kuri nyoko umwe kuki mwigira gutya mwabaye abanzi uzi ko wagira ngo ni injangwe n'imbeba wagira ngo ni amavuta n'amazi nta bantu muhuriza ni ikihe kibazo birapfira he wale narindi kubwira umuvandimwe wawe twimuke tuze tubi wawe ariko yabyanze urese ni umwana niba atabishaka wamuretse we ngwino twigendere usubwo nuko wavuga ko nabareranye urukundo mwabana mwe ko nabareze mbakunze urwango mu ruvanaye hundi umuvandimwe yita ku wundi inde icyakora si ugusa amabanga se ntibaza ariko umuntu ugira amabanga atanabwira abantu ko agira impanga ye wagira ngo aramisha wagira ngo ndi uburozi cyangwa ndi kanyanga wagira ngo ndi urumogi aramutse avuze ko mfite bamufunga ndumva hari ubugari hariya munsi y'uburiri ubwo nagafu uze kwirwanaho icyozi no kwirwa urya amafaranga y'abandi wese ruswa wirirwa urya hari umupolisi utarya ruswa bacaho ego anti yabareze neza baranamukunda ariko bo ntibahuza ntabwo umupolisi ashobora guhuza n'igisambo kanyara urugi fata imbando shyira hasi madafaka ntabwo ndamenya ikintu bisobanura fashe imbando ako kanya wanga umusakane hose nta kintu muri buze kubona ariko uri umusazi wangu nta kintu turi buze kubona ba basore bawe Jude barababwiye ngo bahungaranga anti warigendera mpamvu turanga gukontorora ahantu hose hako wanga umujinga nk'uyu wambaye amahirwe nkahita mumena uretse gato iyo ninde amabanda baziranye Karachenikov Kobra umva amazina nawe Kobra mwana wanjye musaza umeze ute ni wowe wangu ni wowe ni mwebwe wa Juju Boys muri mu kazi basaza umena bavuye gereza tujya ahandi uyu nguyu ni inshuti yanjye bari muri operasiyo nyine yo kuzenguruka karitsiye yose bacoresha basoresha ntabwo amasezerano yawe arasubijwe iri joro nari kukumena tujya ahandi Karachenikov arya ngo ni inshuti yawe ntabwo Imana iragutabaye wari ufite umutwe ukomeye nari kukubaga ntari kuba nakohereje mu ijuru ngo wahoze nari ndi muri kirikiri ni gereza kirikiri Kobra tugende nyumva dore nimero yanjye tuzavugana sibyo reka tubanze dukora operation izira oya ubu ntago wemerewe kuvuga amazina yanjye gutya urumva turi muri operation abaturanyi bashobora kumva izina ryanjye itakisha ya mutabare asigaye yivugisha izira kumbe nuko bagafashe shadi muri gereza hakuno hafi ya state ya Lagos barimo bariba mu modoka cyane barayajyana bakayabaga cyangwa se bakayakuramo amapiyese n'ubakagenda bayagurisha ari ibice ni modoka ya commissioner wa polisi bayibye ariko ibaza abo barara nta nubwo twamenya afande wari madam aricara sinzi niba ikipe izi operasiyo ziri gukorwa n'abantu bita Juju Boys bamufunga umunwa ibyo turabizi rwose kunese kuki nta kintu mubikoraho ako ni akazi ka polisi yaho ikipe nk'ingi yacu ya SWAT irenze duhangana n'abantu bafite imbaraga ntabwo tujya guhangana n'ubwo busoresore bwo muri karitsiye icyo kintu ahubwo cy'imodoka ziri kugenda zibwa bibye n'imodoka ya commissioner wa polisi rero icyo kintu aba ari cyo commissioner ngo ni komiseri ngo duhure kuwa gatandatu hazaba ikirori mva bari abatipe bagira umunwa ujya ubihorera nta kibazo njyewe reka ikintu cyambabaje anti wanjye baze kuba bataraye mu rugo kubera ngo abantu bari buze gutera agace
ibaza abantu bohereza n'ibaruwa ese ubwo ubundi urumva icyo ikintu bisaba kugira ngo igisambo cyohereza ibaruwa kibabwira igihe kizazira kirabizi neza ko polisi itazabihari hari umudipiyo nzi nshobora kubahuza niwe ukorera muri ziriya karitsiye wenda ukamubaza mukavugana ukareba ko yagufasha ibyo byamfasha cyane rega nicyo abantu babereyeho kuwa gatandatu hazaba afande Daniel afite anniversaire uzaza cyane boss isi ubwo urumva yadutumira sinzi ubwo duhure kuwa gatandatu sawa musore nguyu babarara ngo ibaza ariko barara bavuga ngo ejo tuzaza muzategura imisoro ukaba utanahamagara polisi ngo yibwire ngo abantu bambwiye ngo ejo bazantera polisi ikaba nta kintu yagufasha ariko ibyo byarabaye birarangira hakuno mu mbari wa musore wacu nyuma yo kuva muri gereza arabanje yikoza hakuno mu kabari hakuno Kalashnikov Cobra Saz yaje barongeye barahure ngo ni Cobra ibaze Ewana nuko gahunda imeze babonye amafaranga ngwino rebye hakurya mbega abakobwa banzuzi dore abasuri bafite amafaranga baranyanyagiza kindi kubera icyo uri gukomeza wigaragaza gutya uragira ngo bazadukekera amafaranga bagira ngo nitwe bajura iki kigoryi mu kijyane mu rugo harimo aragaragaza amafaranga cyane bano bantu bafite amafaranga ariko baba bagomba kuba ahantu habi bakagerageza kuyarya gake kugira ngo nyine batagira umuntu yabakekera bakavuga ko aribo bisabo uriya mutipe ni ikigoryi ariko nanone ni indahemuka uriya bamwita poison ni umusazi poison ni uburozi nyine iyo ni Emma Townsman ubwo ni iki ni kamujya hari harya ngo ntabwo ari wa wundi twasanganye imbandora iyo bamwita Kalashnikov ni mubi cyane umuhungu wanjye ni mubi ubwo si iryo zina ni bwoko ki kakaki umwe muzi AK47 umuntu wavumbuye AK47 rero niwe witwaga Kalashnikov buriya AK47 nanone bajya bayitirira nyiro bakayita Kalashnikov wangu ni umuhanga afite n'impanga ye abantu twarazereranye buriya iwana tujya gushaka ibiryo nta mubyeyi nta mama nta papa turi imfubyi iwana buriya twarihirinze tukiri bato iwana nabubashye iwana murarenze wanyimirira tukajya hanze tukaganiraho gake se yaje ahangaha abasore chairman much respect dore ngo wangu izina ry'umuntu riravanze ngo kakaki ntabwo azi kuvuga Kalashnikov wangu musigaye mugenda mujejeta ifaranga n'iki musasa umva simvuze ko mukora nabi ariko natuma ibintu mubigeza ku rundi rwego hari inshuti twahuriye muri gereza kwanza ni umuvandimwe ntabwo ari inshuti gusa atuwa mujama yahoze atwara buriya ni vani nyine ubwo ni ziriya modoka zitwara amafaranga cyangwa se za modoka zose ziba zifite imitamenwa nyine atari ya modoka yoroheje gusa azi guhura n'ibyago ajya muri gereza ukeka ko batwara ngahe miliyoni 5 se buriyara iyo batwaye amafaranga urimo urakina ariko yarambwiye ngo batwara gato miliyoni 20 na miliyoni 100 yewe ni basore nabonye muza akazi iriya modoka twayikora wowe operation ni nko kwiba banki buri muntu wese agafata amafaranga tugakorera ifaranga biriya bintu byo kwiba abaturage b'abakene agatekerezo nimo ndagakunda urabona ariko iyi kipe yacu ntabwo bajya bakora ibintu bahubaguritse dufite gahunda tugenderaho dufite CEO yitwa Shadow ni igicucucucu arimo arasaza bo hano ashobora kubona ko ubwo yakuramo udufaranga tumuherekeza akivira mu kazi ngewe naguza na Shadow ukaza kumubwira ibyo umbwiye byaba ari sawa cyane umusore ukimara kuva muri gereza yahise atangira kwipanga akazi bivuze ngo gereza ntacyo yigiyemo
Nwangu gusiba ibintu byakora. Easy. Turaza guhura nyuma. Uyu nguyu bamwita first lady wacu. Goldie. Harya wandebaga ku gatafari ndimo ndibyinira kare. Wambonye ute? Ko nabonaga wigize nk'umuntu utari kundeba ureba hirya. Ese washobora kubyina? Wewe niba ushaka ko tubyinana ureke guca hirya no hino tugende se? Ende? Aha. Wangiraga gahanga gato. Akini tuza. Ubwo niko ngo mugira CEO mukagira first lady. Nese iyi gengo yanyu uko mbona ikabije. Ahubwo ahita yicara kuri moto ayikubita umugera arerekeza bataho ngaho. Genge kwikaze. Ubwo hari uwitwa Shadow, hari uwitwa CEO, hari uwitwa Karachinikov, Cobra. Barakwereka kuri anniversary ya Fande. Tugeze ngahe yewana miriri imbere yanjye murayi. Bwa mbere mora na Fande wana ni nyira ofisiye gato nyiri muto duse gutyo ko baganira. Musore wacu mushyashya ururugo ko mbona rurimo ibyuki. Ibyo bavuga ntago yongeye kubyumva. Gusa uyu munsi agiye buya hafi udatsikira. Ameze neza gukuma uzi urumva umuntu yago. Ni marayikani. We garuka. Ntago uri type ye. Ntago akunda abapolisi babakene. Uriya musore. Uriya mukobwa akunda abakire. Natarakubeshya yaraterese biranga buri ari kugira ngo aguce intege. Ko mfite inyotara. Ninde se ugukorera? Yandara mu gikoni nyakupfa urebe muri firigo ufate byeri ziruzuye. Hano nta mukozi wundi. Nta muntu n'umwe wakora akazi nk'uko ugakora. Yo mugabo wiyubashye hakuno barakwereka ko mbona umugabo afite umwana w'umukobwa Fande. Yewe. Sinabafasha se. You want to wash plates? Officer. Ushaka koza amasahani. Boy ibi bintu njya bikora kwanza no kubyoza nabe gasigaraho amavuta. Amavuta sari. Come and do it. Okay, ngaho no bikora. Kanze nkwereke. Aho turebe nimbura wa mbere mu koza amasahani. Cyane. Ndayoza gake. Tugiye gukora ikintu bita teamwork. Bring more plates since you're in the mood. Cyamba bwire bazana ndi masahane menshi. Oya ngiye kugufasha ntabwo ngiye guhindura akazi. I'm just joking. Uzari brage. Nitwa Ware. Nanjye nitwa Kamsi. Ngiza guhura tangira gutereta n'umukobwa wa Fande. Boss, narinzi ko yatumiza inzererezi zose. Unangiye ntago njye celebrate ibi bintu. Ati jewe nimara kwifatira akaruhuko Fande arenda kujya mu zabukuru. Nzaba ndi kwihingira imirima mu cyaro ntago nagoma muri uyu mujyi. Byo biraba. So no one's going to say anything. Nta muntu uzagira icyo avuga hano. These guys have done in all these areas. Yaje kuri wa mupolisi DPO. Aba bantu bazakomeza bibi. Bano bantu barigeze kugenda bica umuryango wose. Ntago nshaka ko bazangirira nabi. Oga DPO. I deal with you. Turi kumwe. Fight takes to get these guys. Icyo bizasaba cyose kugira ngo tubafate. Nicyo uzumva cyose. Amakuru yose wabona uzandabu. Thank you so much. Murakoze cyane. Bike baramuyoboye n'umupolisi mugenzi we. Gusa Fande arimo aravuga ati bari abantu ni babi cyane. Kombe dora aho ukorera harimo ibinyenzi, harimo imibu. Ibyo byarabaye birarongera tugaruka hakuno mu magaraje mu Gatsata. Hakuno Bruno Durba yipanze akazi mu mekanisiye wa mbere muri East Africa. Nganjisha
isa naho barimo aracuruza piyese ku kiranguzo yemwe. I know you're not stupid. Yeah. Mwembi mwese ndabizi muri ibigoryi ibicucu. Tell me so na go move Hageze umuntu umbwira ibintu mwa muri kwigira. foolish on yourself. Just now, eh? Bambwiye ibintu mwakoze ntago nabyizera. I don't see why now go do job. We are no sanction. Ntago nava buryo mushobora kwipanga akazi mukajya muri operation ntabizi. Number one, Icyambere rero boss no be say see finish. We just ntagaruka kugusuzugura. Nyine ni kwa kundi gusa nyine umuntu abona amahirwe agahita afatiye n'igihebe banyine agahita akora akazi uri kuri. put initiative to the matter. Initiative. Kandi ratubwiye tujye dushyira mu ubwenge nawe nitubona amahirwe tuyafatirane. People will get initiative, you go stand up. Nuko gahunda imeze mugiye kujya mwikorera ibyo mushaka. This happen, eh? Ibi ubutaye ibintu nk'ibi nibiba nzakora ikintu nzicuza. And they talk you the clean sweat. Ndimo ndavugana nawe wa muginga warangiza ukivanaho ibyunzwe. Get that from this place. Numva mu baso ngo kava uru rugabo muraruzi cyane. Muri Nigeria uyu mugabo ni umusitari. Basket Maf. Simumuzi. Akina comedy. Sibye ko hano nyine isi yaramubabaje cyane dore inkovu n'urwembe. Akena njyaga numva barara biwacu ngo nakunyuzamo tatara. Tatara ni ubwoko bw'urwembe. Izra. Boss. That my guy be this. Wangu hano nazanye n'inshuti yanjye. Chairman. So now you be the guy we get Harya ngo niwe ngo umusare ngo ufite ngo imipango miremire. upgraders. Gushanga kudushyira ku rundi rwego. I did loyal. I just see. Oya ntago nabashyira ku rundi rwego ahubwo ni kwa kuno umuntu ababonye amahirwe akabona ari aka business mwakorana ariko si ukuvuga ngo nje kuhindura imibereho yanyu. Bo icara. What be your name? Witwa ndi? Akini. Akini? Boss, this Boss. is Yitwa Karachnikov rata Kala. Allah. Kala. My plan then. Reka numva imipango yawe. follow this guy talk. Uyu mugabo twarafunganywe twaraganiriye yajyaga twarira zira modoka zitwara amafaranga. Chairman, Bullion Van with Ibaze ngo abagateye miliyoni 20 na miliyoni 100 bazohereje kuri banki. You know, Yeah. 20 to 100 million or so police. None se ubwiza miliyoni urumva ziba zitarinzwe cyane. Bros. Bro. You did visualize. Ewana utangiye kubona umupango neza. Ntago ndabona umupango mpimbiri. Bros. Urumva bro. See this mission. Urabona iyi misiyo You go run am like military. tuzayinjiramo nkaho ari igisirikare. Ni misiyo ya gisirikare. Dufite intwaro ziremereye. Ariko bari abapolisi ntago bashaka gupfa bashaka gutaba bagasanga imiryango yabo. Izra. Trust this guy. Uyu muntu uramwizeye. Kara. the history long. Wangu dufitanye amateka maremare cyane. Okay. My plan. Ngaho reka numva umupango wawe. So you get this, my guy. Urabona inshuti yanjye ndayifite. Urumva? Bullion Van before, so inside all this Bullion Van movement. Ati mbere na mbere arabizi zira modoka yarazitwaye aziburi kimwe cyose. Adura. Yitwa Adura. That guy. Hari n'undi noneho. So come on, Sabi. Undi mushuti wanjye. Then we go need tools. That guy. You know they drive Bullion Van before, so inside all this. Wa mbere ni umusore watwaye ziriya modoka afite amakuru yose y'ukuntu bigenda. Urumva n'amabwiriza ko akunda abapolisi bavugana ku byombo nyine urumva ni ibintu azi. Izina rye ni Adura. Then again my other guy. Hakaza undi rero Ikeja. We are for Lagos on Sabi. Nta hantu namwe muri uyu mujyi wa Lagos atazi. Muri veni yose arayizi. Then we go need tools. Turaza gukenera ibikoresho rero. I got to. Ibikoresho ndabifite. Ibyo ntugire ikibazo. No disrespect. Chairman, But so kubasuzugura. my plug. Na ex-military. Njyewe mfite indi nshuti nanone yahoze mu gisirikare. Niyifite ibikoresho dukeneye. Biri ku rundi rwego pana ubu bubunda bwa fake. Barakwereka umusore dore ngo yahoze mu gisirikare avayo. Ibikoresho biri. Ubihagazeho wanga. Akora kumbe dore igikoresho. Bavuze ngo operation ngo baramanuka gisirikare. Nawe unyumvire n'abasivile. Dore imbunda. Igikoresho gihagaze hejuru. Dore imbunda.
Ewa data we, dore ibingibi nibyo bigiye kumara abasore. Ngo ujye kubona ukabona umuntu arimo aragura amayoga ahenze icupa ry'ibihumbi 200 ugasara, ngo ariko mana ngo kuki tudakora, kuki turabanebwe. Kumbe ejo wajya kumva ngo wa muntu ari mageragere. So if we get all of them now, so everything done sure. Bros, confirm. And the sweet part. Farero kahunda. Don't map our first target. Erega ibintu byose narabipanze. N'imodoka turi butagetinga barakwereka nyuma y'amezi 3. She go take 30,000 buy am. Ndayibaze nawe. Wigitenge n'ibihumbi 30. Ejo bambwira ngo kukidodesha n'ibihumbi 50. Abagore rega nuko babaye. Abapolisi hakuno batwado barimo baragenda biganira. Oya ngenda arambiwe rwose. Uyu mugore agiye kuzansaza. Ihute nareka iriya n'imodoka y'ibishingwe. Kumbi ntago ari y'ibishingwe gusa. Umugore wanjye agiye kunsaza. Umugore wanjye kumba abapolisi icyo batazi uyu munsi baziwe. Barakwereka nyuma y'amezi 3 ntago ari umupango wo kubyuka mujya gukora, aciyemo amezi 3 bategura. Rangisha kuvirayo urukweto. Bavuze ngo iyi ni misiyo ya gisirikare bagiyeho mu mujyi. Ntago ari mu ishyamba. Urebye turi mu byago turapfuye yewe musubire inyuma. Yewe umuriro heavy fire. Aha rokete ya mbere, abandi dore ngo barahita bavana y'igikoresho. Abapolisi hasi yo imodoka uko yakazamutse, mwohereza ubufasha twatewe ku byumbu. Iyo yari imodoka y'abapolisi yari imbere, ya yindi bigenda iyo isibura amayira hasi imodoka nanone y'amafaranga bahita bayigota. Imodoka ziva yari nyinshi, abajura ni benshi kandi bose bafite intwaro. Igisasu we mwegeraho cya kibarimbure, urugi bahita bubanza muri nambere barashwanyaguza. za nimbonda tabigerageza. Twagiye hasi. Abapolisi babashyira hasi. Mabako inyuma y'umutwe, amasegonda 60. Hasi telefone. Wanga umuranga ba manager ba bank bari mu ngo zabo bameze neza. Nimurabo kamangize cyo mu mugore wanyu n'abana rero zabitaho baba bashuka umva ariko. Nta muntu ushaka upfuye umunsi, buri wese yitware neza. Cyatubare twagiye imodoka barayisahuye, umupangu urimo nagenda neza cyane uko bagasahuye. Mfasha twagiye. Wagize gutya agafuka k'ifaranga bibagiwe isazo. Amugenga urashaka kutwiba, turi kwiba. We wirasa abantu twagiye, nta bintu byo kurasa abantu. Polisi barashe kandi operation yari igenze neza, nta muntu n'umwe ubikomerekeyemo. Barangije bamaze gufata ifaranga babo bahita bongera ku mamoto, barongera bafata inzira baco. Hari umwe wavuze ngo mbere nambere azumujyi wose. Ibyo bintu ni impano. Nk'umuntu wakoze akazi k'ubumotari niwe muntu ushaka kubwira buri karitsiye buri rugo. Umumotari umaze nk'imyaka 10 mu mujyi wa Kigali, ubwo se wamubwira ngo hari agahanda atazi n'akavutse uwo munsi. Barakwereka bafashe inzira, uko bagafashe inzira nabo bafite ubwenge bahita baparika. Ibingibi ni ibintu byanditse, ni umupangu bateguye igihe kirekire. Bari bateguye indi modoka nayo bahita babanza bayipakiramo ifaranga. Twagiye hakuno. Plaque nuguhita bahindura vuba cyane, bagahita bahindura buri kimwe cyose ku buryo bahita batatana bakerekeza. Wamenye ubarizahe wa muginga, ni cyo kibazo cyawe. We mudapfa ubusa yarusha umuntu. None niba yamurashe se nicyo kintu kiri gutuma uteza akavuyana. Ngera mu modoka tugende sha muvana bugoryo iyo murashe se. Ngo yarazi ko bari bugende bagakora akazi neza, nta muntu n'umwe upfuye. Twagiye munyaruke mushyiremo akabaraga mwese mujyane. Plaque bahita bahindura vuba bashyiraho indi.
ubwo ni ukuvuga ngo niba ari n'ahantu banyuze wenda hari kamera iyo modoka babonye iyo plaque kugira ngo uzongere kuyibona mu muhanda byagorana. Hari n'igihe bagenda bagafata plaque za zamani cyangwa zitagira n'ahantu zanditse bikoreye, wewe ukagira ngo wafotoye, wazajya kubaza bakakubwira ati iyo modoka iyo plaque ntago leta yigeze yisohora. Kamsi, Did you even sleep at all? yeah, wigeze usinzira? Dude, I have to go. Nasinziriye rero reka ngende. Kumbe do bidateye kabiri muri ya mezi 3 ashize umukobwa wa Fandi. Where are you going? Wese ugiye? I'm going home. Ndatashye. What's going on? You've been acting kind of weird lately. Ase ko mbona uri kwigira ukuntu ntazi. Ni ikihe kibazo? Oya. It's nothing, Wally. I'm fine. No, nta kibazo wari. Meze neza. Okay. Wally. Wari. Do. Gucci? There's a little guy in there. Harimo akana? What if it's a girl? Ushaka gusanga ari agakobwa. Hey! Kamsi, why didn't you say it? Kamsi, kuki utabimbwiye? Scared. Nari mfite ubwoba. Abasore b'i Kigali se ugira ngo aba bantu muri Nigeria abo baremera. What are you looking for? Gize gutyo uri mu biki Savana y'akadodo. Sana. Wally, what are you doing? Hese kandi uri mu biki buretse akadodo yahise agahambira ku rutoki. What? Wari? Kamsi, I love you so much. Kamsi, ndagukunda cyane. Nyemerera tubane. Nubundi se ko naguteye. Wingi bino busazi. 3 months. Amezi 3 yonyine tumaze tuziranye ubwo. I'm not sure of anything in my entire life. Ubuzima bwanjye bwose na rimwe nigeze numva ko ndi sure. I felt alone. Ubuzima bwanjye bwose numva ndi njyenyine. Ndagira ngo tumarane ubuzima bwose. Bihagazeho ntabwo ari uguhubuka. Hey! Basore b'i Kigali ariko utari wakubitana na mikorojene ahita akubwira ngo ngiye ngo sogokuru yadobuse papa aranyadobuta nanjye nzado ntabwo tubyara. Ihi. Mwirinde bakobwa. Nta bantu mufite. Telefone ako kanya bo akazi. Buretse gatakazi. Ela? Yego. Ko kanya bakimara kumuhamagara feri ya mbere nawe icyaha cyabereye. Nkuko mubibona iperereza riracyajya mbere. Ntabwo tugira ngo rero public ifata ibintu nabi, turacyakora iperereza abundi tubamenyeshe abwo abaturage na mpamvu yo kubabeshya. Aya ni amakuru naba. Bizi icyaha cyabaye umuvugizi wa polisi abagomba kugira icyo abwira abantu ko bimeze. Akaba updatinga nyine. Simujya mumubona ari umuvugizi bungubu wa polisi. Could not see their faces. Oya murangira no wari hari n'uwa polisi. Like masquerades, eh? Yes, sir. Umujama uri sociable rwose. Njya mubona nuko nibagiwe izina rye. I ran the plate numbers and they came back fake. I thought so. The insurance company is willing to back up the investigation. Okay? Company ya insurance zira modoka barazitwara amafaranga ziba zifite assurance ku buryo iyo muyibye nyine yishyura. None hakuno company ya assurance iri kuvuga iti turaza kubamenamo amafaranga ariko mukora iperereza neza turemera dushoremo. Ubwo rero muri raporo yose umugire tugomba kujya tuyiboherereza uwo nafande uwo muyewe fande icyo atazi uyu muja muranga yamaze gutera umukobwa w'inda ariko bafite na plan yo kubana. Alpha, what's the 411? Ngo bimeze bite bigeze rero. Big boy king. Small boys you always chasing around. Ati turabanga barero nibo basore duhangana nabo. Bapana bwabo nibwo muri quartier wirirwa uvuga usanze se bafitanye isano. Fake license plates. Oya. Some big boy stuff. Wangabanga n'abantu barenze bafite ibikoresho biremereye bahindura plaque ntabwo ari nka bwa busore bwo muri quartier uvuga ngo bwibye imbabura n'amasafuriya kumbi cyatazi. Murumuna w'uyu niba ari mukuru we mu impanga ye yaragiye irabazamura ubu ngubu batangiye kwiba amabanki. Okay, DPO, I was just about to call you actually. Bo afande rega nendaga kuguhamagara. Hey. Really? Afande yahise amuhamagara. Afande kimara kumuhamagara avayo. Wa mwafande.
He was arrested in a bar last night. Twamufunze ijoro ryashize mu kabari. Over some girls. Bapfaga umukobwa barwanye bapfa abakobwa. Hari umuntu wavuze ngo numwe mu basore ba Ojuju. Babandi nyine Ojuju boys. Wangu kuva nijoro umuntu nagararya ndisonze. Niyo mpamvu nikundira gereza mukamvana kuri station ya polisi. Ubu ngubu muri gereza nari kuba nari ibya mu gitondo. Mwajyanye ubundi mukamanura. Wumve? Hari mu cyokere muri Nigeria naga ari nko mu Rwanda monsheri. Harashyuha. Ragosi noneho ni leta cyangwa ni umujyi wegereye inyanja bari icyokere. It's terribly unfair. Wihangane. Kandi umbabarire kuba duhuriye mu bihe nk'ibi. The name is Officer Wale Adetula. Nitwa Wale Adetula. Yeah, I'm here to help you. Naje ndanga kugufasha. Emoto mashele nise. Umabanyi ba soro. Only fiele. You have to regain your freedom. Frankly, nobody should be treated in this manner. Erega ukwiye kubahorwa. Nta muntu ukwiye gufatwa gutya. Piece of information. Bya icyo nkwisabira na makuru gusa. Nana kurekura. Who are the Ojuju boys? Ojuju boys ni bandi. I resemble snitch for you. Asurabona ndi snitch ngiye urabona ndi kanyamagambo urumva najya gutanga abavandimwe. Because I'm nothing for you. I like prison. Ngiye mumva nanga muri station ya police ngiye nikundira gereza. Nunjane muri kirikiri muri gereza yitwa kirikiri. Ikoyi gereza yo ntago nyikundira ya gereza. Hari ahantu habimibu imibu yabiryana nk'abapolisi. Uzanjyane wangu muri gereza nziza. Kintu yaguha. Ikoyi gereza ikoyi nimbi ntago nyishaka. Bivuze ngo yamaze no kwiyakira ko yigiriye muri gereza ntacyo yavuga. Munjyane sha abavandimwe bazanje muriro. Bazansura. Hari igihe umuntu nukura afata buriya rero ubu buzima ni bugufi. Kujya kwipanga akazi. Kubita nk'imyaka 10 muri ibaba data we. Hakuri ibyo byarabaye. Everything will do alright. Ibintu byose biraza kumera neza rega. Easy to like moves. Shadow na izi nuko bakora ibintu byabo. This one no be na normal map. Wango ibingibi rero nagari nk'akazi mwari musanzwe mukora. Aya mafaranga ni menshi. Polisi iraza gukora iperereza rihambaye nagari nka bimwe byo kwiba muri quartier. Nizere kubizi. Shadow ndamwizera n'ubuzima bwanjye. Nakwemera mbese ni umuntu nashyiriraho n'ubuzima ndabizi ntari birye. Mother day like saying yesterday. Some boys dada. One rape me. Atara abasore bashaka kumfata ku ngufu niko nahuye na Shadow. Shadow show. Narindi kugerageza kurwana Shadow baraje. Everybody. Bose yarabishe. Arantabara. Arangije nzana hano muri Ojuju. Ojuju mwitsinda rya Ojuju. Shadow rescued them. Hafi buri muntu wese muri Ojuju boys Shadow yaramutabaye. Niyo mpamvu bose baguma mukunda bagomba kumuhagararaho. Yewe yangu ngiye nta muntu nizera nago yantabaye. Ha muntu uri umumarayika muri iyi si. Ngeruguna Bibiliya yaravuze ngo wizera umwana we. Ureze ubundi we nk'ubu najye kubwira umuntu ngo nukuri ngo uzanyize. Nanjye siniyizeye. Hari igihe rimwe na rimwe mba narayungu bintu ngo mbicitse wejo nkajye kubona nkabona none. Gusa ubwo urumva ngiye niba niyizeye wanyizera. Wembwira niba ngiye basunyizeye. Kuko nimba nitenguha ubwo mwebwe nta muntu nsabye ngo anyizeye. You're watching Arise News with me, Adefemi Akinsanya. Since armed men. Hakuno barakwerekana umunyamakuru ibyo nyuma y'ibyo ngibyo bibaye. You're watching Arise News with Murareba amakuru hamwe na Adefemi Akinsanya. Since armed men attacked a bullion bank on. Gatsiko kamabande muri Lagos batatse imodoka yari itwaye amafaranga. Batwara agera muri miliyoni 50. Polisi yavuze ko nta muntu irafata nta n'uwirabona ikeka. These men and the money they've stolen appear to have disappeared. Bese ni ngaho aba bantu n'amafaranga bibye bya buri wirengero burundu. Bibi byihebe rwose biri buze kutumara cyangwa bikorana na polisi.
hoya nta kuntu ubundi polisi yananirwa abantu buriya barakorana urumva nyine babasesenguze baba bamanutse Wale. Wale. Bravo fan. Fine, thank you, sir. Welcome. Urakaza neza. Kamsi, did I tell you how Wale saved my life on Kamsi rero dore uyu ni wa musore nakubwiraga watabaye ubuzima bwanjye ku munsi wa mbere w'akazi. Papa. Told me this story several times. Iyi nkuru wayimbwiye inshuro zitabarika. My pleasure, sir. Uyu ni umupolisi ureze sha nari impfu yaranabaye rwose. How are you? Umeze ute? Good. Umeze neza. Kamsi. A trophy for Sanabyera aho ngaho. Yari yitwa trophy. I'm very okay, sir. Mu Rwanda ubanza itahabwa. Sir, actually, I want to discuss something very important. Gusa afande hari ikintu kigeze nagira ngo tuganireho. Urumva? This is the first time I set my eyes on Kamsi. Kuva ku munsi wa mbere nanaza akajisho ku mukobwa wawe Kamsi. I want to spend the rest of my life. Nahise mvugana uyu nguyu niwe muntu mbona tugomba kubana ubuzima bwanjye busigaye. Navuze rero reka nze Actually ask for her hand in marriage. mbikubwire rwose mu buryo bweruye gusaba umukobwa wawe. 3 months at my Amezi 3 ashize ku isabukuru yanjye. Sibwo mwahuye? Sir, when a man knows, he knows. Afande, iyo umugabo azi ikintu abakizi. Ndabizi ko ari we. Nubwo ari igihe gito tumaranye duhuye, ewan, ndabizi ni we. Biane. Mwana wa. When a man knows, he knows. Igihe umuntu azi ngo abazi, iyo umugabo azi abazi. Icyaza abakizi nyine. Adane. Kobwa wanjye. Kobwa wa papa. Well, sit down. Icara. Fande baje kumusaba umugeni. Umusore yagiye kubitamo agashati aza yatebeje. Abusore nk'aba ngaba barabuze. Sore basigaye ni nka Savimbi bakaraza imisatsi. Is all I've got. Kamusubona ngaha niwe wenyine mfite. And you are a good man. Kandi wowe So if she says mbona uri umwana mwiza. Niba yarabyemeye umukobwa wanjye umugisha murawufite. Urakoze cyane afani. Ujya waguruka seka. Yewe undi umuntu agomba kubaseye bukwe na nyirabu. Things have been happening. Ni ibintu bire byarahindutse pe mwana wanjye ubukoko rwose barakujyanyije ejo bundi uvuka urakana gato. Ibyo birarangira umugeni baramumuhaye aramubwira ati niba umukobwa yarabyemeye nta kindi mbaza. Ati uri umuntu mwiza uri umugabo mwiza ni umupolisi mwiza afite discipline ntari birye. Ibyo biraba birarangira. Ako ibi bintu byose mbona hano nta kindi wabiguze. Yarabizanye muri urugura byakira. None ubuzi yarabivanye. Akini yabonye akazi keza. Agenda mu gitondo akaza ninjoro arakora cyane uriya mwana aravunika. Yabonye akazi. Akora he? Ibyo byihorere. Ahubwo nari nibagiwe. Tugomba mbere na mbere kwambara umwenda umwe mu bukwe imyenda isa. Nta by'amabara. No family color. Nta mabara y'umuryango, nta by'ibitenge. Ahubwo nkuzaniye invitation anti. Iyi invitation y'ubukwe nguhaye. Ntabyo kumbwira ngo bene wanyu, ntabyo kumbwira ngo inshuti. Ngutumiye wenyine uzaze wenyine. Ntago nshaka kubona abantu batatumiwe mu bukwe bwanjye. Admit one. Akira invitation ni y'umuntu umwe ni uzaza. Ariko mwana wakufunza umutwe. Koma baso pe o leyan. Ubivuze ngo nta bene wacu ngira. Unumiye ngenyine. Omo ye nko. Watumiye muri umuvandimwe wawe sorry ni impanga nago nzo mukuru nini. Pe o na lo si bi wedding. Auntie, this woman. None nago unumiye mu bukwe utatumiye na muri umuvandimwe wawe. Ubukwe ni ingenzi. Nago nshaka ubukwe mu bibazo, sinshaka ibibazo mu bukwe bwanjye. Tongo urwo runwa rwawe nta soni. Iwo wale batide ni agbegbi leni. Yabaza kuba tarakini muvandimwe wawe. Ni wari kuba warapfuye. Uzi ibyanyuzamo mu magereza guhera ku myaka 14 bamufunga. Yinjira muri gereza yirirwa mu banyabyaha yirirwa societe zini y'abantu babi. Byose si wewe wabiteye bwa mbere ajya muri gereza. Yagiye kukwibira imiti ya malaria ugiye gupfa. Ubwa kabiri se yaragiye kunyibira iki. Ubwa gatatu se. Ubwa kane se. Sasa wamufungo nk'urugi nuguhore muri gereza.
none si icyo gihe nabwo bagiye kwiba imiti ya malariya. Imyaka 10 yose ni ukwinjira muri gereza, asohoka yinjira asohoka. Auntie Muti, try. Auntie, naragerageje. I have tried, you have tried. Naragerageje, waragerageje. To get him out. Tushaka kugira ngo tumuvane muri ubu buzima. We did not try enough. Ntabwo twagerageje rero cyane. Tugomba gushyiramo akabaraga. By now you will have been worse. Ndakubwiza ukuri, ishyire mu mwanya we. Yaza kuba atari we wari kuba warapfuye. Those exact same shoes because umva, the only one that had it bad. Nimba nanjye nabigi ibyo byose nabinyuzemo. Twakuriye mu mihanda imwe. I chose to do better. Ariko njye nahisemo guhitamo icyiza. Chose to be a better man. Nahisemo kuba umugabo muzima. Apana. Auntie. Makwe akinwasi wedding me. Akini ntuzamutumire mu bukwe bwanjye. Sinshaka azaza kunyangiriza, simukeneye. Wale. Ariko ukwiye kwegereza umuryango wawe. Isano ya kivandimwe ntabwo igicika gutyo gusa. Ese uri gucipfa ikinantira? Arenze ko rewe muvandimwe asigaranye muri inshuti. Arindi ikindi twafata ari wowe se. Nabonye ibintu wazanye hariya. Dore telefone ufite. Hakoresha amafaranga uyavanayo. Ese uri data ushinzwe iki? Uri umuvunyi, uragenzura imitungo yanjye. Wangu ngewe ndi umukanishi mu gasyata. Umukanishi. Umukanishi ni wakuye ayo mafaranga. Okay, genda ukora ibyo ushaka byose, n'ubundi ntabwo uri mu nshingano zanjye. Gusa utazadushyira mu byago. Wangu ngewe ibyanjye nawe byararangiye. Nanjye byararangiye. Ntago nkwitaye. Ugenda umenye ibyawe, umenye ibyanjye. Abavandimwe ntibavugana. Niko mwapfaga iki n'inshuti yawe ra? Do. Kilele. Niki? Mubyeyi w'abari umubyeyi. Agiye kurongora. Invitation. Invitation. Nta ibaze kuba ufite impanga ntuyitumire mu bukwe bwe. Ariko gukubira n'ababaje. Nese ubwo uri umuntu w'umupolisi bagazanga umuvandimwe wawe n'urwihebe. Kumbe barakwereka ku munsi w'ubukwe dore bya birara byose. Kobura. Dore bya birara bajya bamwita ngo ni Izi. Izira. Dore ya mabandi. Dore ya mabandi yahise atahubuka, ariko ni gute umuvandimwe arongora si ntahubuka. Amabandi yaje yabukereye muri no minsi bibye banke bafite amafaranga. Dore amamodoka meza. Dore hakuno igikoresho, dore igiporezo. Baragiye bazana n'impano. Gabaho. Ubukwe bwacu bw'abarokore, dore abakobwa ukuntu baje bambaye. Imisatsi tentire utarakaraze, ni ibintu by'ibibara mu mutwe. Ikirori cyahiye. Bazanye n'isanduku numbaze ngo irimo iki? Binjira mu kirori. Binjira mu kirori. Ubukwe dore abandi bantu bari ahindukiye sizanzerere n'amatabi. Bana banje. Anti nta mutima mubi. Sizingigira nizaye. Simbizi. Ngaho ndebera inkweto n'umukobwa, yego ko mana yanjye. Do. Amabandi yaraje, aba batumiwe. Felicitas. Wangu sinakwiyamye. Wangu babaye umuntu w'umugabo. Urakora icyanga. Ntabwo naza mu bukwe bw'impanga yanjye. Ntabwo washaka kudutumira rero. Kumba amabandi yibye. Angorongo y'umugore mwiza. Umugore wawe ni sawa. We! Nakuno. Dore ifaranga rirashesheta. Bafite amafaranga, bazanye isanduku yuzuye amafaranga. Dore bandari. Dore bandari muri Nigeria uyu muco barawugira cyane. Hari n'igihe ngo rimwe na rimwe hari imiryango, ubwoko muri Nigeria, amatribe. Abantu baba bafite nk'umugeni. Umugeni akahagarara ari akarakara, mukamumena amafaranga mpaka setse. Mukamenaho mpaka setse, yabyanga kabisa mugakomeza. Urumva rero muco mu Rwanda Imana ibuturinde. Dore ibitabi, abatumirwa barumirwa. Dore ibigabo se noneho n'ibyaye. Dore ifaranga ababyeyi kusi. Afande ko twari tuzi ko ari umuntu w'umugabo watumira amabandi gute. Baje banyweye banasinze. Dore ngabo baramene kusi biniki. Akono kumbe aganda gakenyereraho. Amafaranga si ikibuze. Nakubwira ni umenyera n'undi ugisambo neze savimbi. Ko tubizi yuko ku kwezi ukorera 70,000. Waguze imodoka uti. Ubundi dore kumenya umujura biroroshye.
Fande yarababaye ubukwe bwe burimo Fande yarababaye ibi ni ibiki myself to be a good judge of character. Ewana buriya najyaga numva ntewe ishema no kumva ko ndi umuntu uzi kureba abantu nkabamenya pe numvaga nta muntu wansoba. That is why I gave you my daughter's hand. Niyo mpamvu nemeye kugushyingira umukobwa wanjye. Urabona guri inyangamugayo ariko mbwira what kind of man hides his twin? No mugabo nyabacyisha impanga ye akaba atatubwira ko afite umuvandimwe. Ni icya kindi wahishe? Sorry, it's complicated. Afande biragoye rwose ntibisobanuka ariko He's always been on the wrong side of the law. Umuvandimwe wanjye buri gihe yahoze ku ruhande rubi rw'amategeko. Buri gihe bari muri gereza agenda agaruka. Twin brother. Bivuze ngo ex-convict. Impanga yawe yarakatiwe. Have that in your file. Hakora muri file yawe nasomye bikaba bitarimo. Warabihishe. I joined the force because I wanted to make a difference. Jewe nagiye muri polisi kubera ko numvaga nshaka kugira itandukanirizo mu nkora. I was not going to help that because telling the truth would have destroyed my career. Ariko nanone umuvandimwe wanjye afite imico mibi. Iyo mbivuga byari kwangiza kariyeri yanjye. Ntago bashobora kukuzamura mu ntera babizi ko umuvandimwe wakora ibintu nk'ibyo. Okay, ndabyumva niba buze kujya kuntanga bakamfunga ndabyumva. Ndanubwo ndi bukurenganye rwose. Uko ninjye wabeshye. Numva n'abapolisi bafite abandi bashinzwe za discipline. Do you realize that you have put me in a really impossible Ese waba uri kubibona yuko uri kunshyira mu mwanya ugoranye? In my 30 years mu myaka 30 maze nkora nkorera igipolisi cya Nigeria. Ati nakomeje kugumana izina ryiza n'ubunyangamugayo pe. Yego afande. So what am I supposed to? None ngaho mbwira uragira ngo nkora iki? Nina gutanga ntago nzaba nyiri inyangamugayo. Umukwe wanjye njye kumutanga ku buyobozi. After marriage to my icyumweru kimwe nyuma y'ubukwe umukobwa wanjye aratwite. Ubuse uragira ngo ngutange ningutanga ndaba memukiye umuryango wanjye nina gutanga ndaba none nishe izina ryanjye mumvuye mu maso. Ciao. Nako nado abavandimwe babonye ko ari ibirara baravuga ni ibyihebe. Warabibonye ibintu bakoze mu bukwe. Wale Don't pay attention to abari yabihorere. They will move on. We bihorere baraba bamenye ibyabo menye ibyabo. Kuna n'umukobwa ujye ukunda kumukomeza we bareke. Ogadipio. Afande. Office. Ye wamone yemeye kuvuga. DP wowe wibuka mu police wo muri quartier. Hakuno. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Ni miuse imezite. Super cop. Mu police w'igitangaza sha. Super cop. Yeah. As everybody don't forget me for they don't blow go. Sha baranyibagiye barakize. None. I see with my people now. Ireka nabonye uri kumwe n'abantu banjye. Bari kumena amafaranga sha barakize baranyibagirwa ndi muri gereza. Je nande video for the internet. Ireka hano muri gereza twe turi kureba ka video kuri internet kawe. N'umukobwa mwiza warongoye sha. Twabonye ubukwe bwa fan. Umukobwa ko ari icyuki. My people surround you, they spray you money. Barana abantu banjye bari kumena amafaranga. Ntabyo waruzi. My people in now. You sabi these people. No, bari abantu muraziranye. Nibo. The Ojuju boys. Ojuju boys ni bari. Bamwe bakumenagaho amafaranga. Barane bo bavandimwe nibo wazuyiga burya muraziranye muririrwa. Wabalo shit to go get me out of this bullshit, man. Oh. Wagu mupanga rero vuba dore mbahaye amakuru. Turebe da buraraga ngo useka nyuma ni useka neza. You can't give am head. Wa mugingo ufata amafaranga 500 yahindaye. Sa yanjye. Akono abiganirira. No sell it. You don't lose your Kukanya. When I know say
This is our job, eh? Wow, kakazi rero buriya dukora. We're supposed to keep low profile. Icyambere tuba tugomba kugenda gakeya ntitwiteza abantu. Beauty what they do now people supposed to see. If person tell me say anybody go fuck up. Hageze umuntu umbwira ko hari umuntu waguye mu bibazo agafatwa. Which kind rubbish be this? Icyo gihe ntago mwanyira. Ibi ni ibiki? No vex, na my brother. Banga hari mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye. Nothing go happen. Umuvandimwe wanjye kuri papa na mama nimugira ikibazo nta kizaba. Nta kizaba. Nothing go happen. Ngo nta kizaba. If anybody haramutse fuck up my plan. Hari umuntu unyiciye imipango. I will leave this country. Jewe murabona mfite gahunda yo kuzava muri iki gihugu nkigendera maze kubona yanjye. Hageze umuntu utuma rero ibyo bitabo. Wangu nago yankira. Ubu mura boss, api nago byaba boss. Boss yubuke shaka impamba y'amafaranga agahita ava muri iki gihugu akigendera. Bari misiyo cyashya. New level. Kurundi rwego. You get this big where they knock that year where they walk. Hari umukobwa tumaze iminsi turyamana. Naho ujye unyumvira. Akamabani. Muri ino minsi hari umukobwa tumaze iminsi tunaryamana urumva. Akora muri banki. Yampaye amakuru. Hari andi mafaranga rero ngo agiye kuza muri banki. Agera muri miliyoni 100. So if you strike the bank, nidutera banki, we go formulate. No, muyimuritse. Yeah? The money afunga umunwa. So they go divert another set of that same money go another branch. Ati icyo gihe nitumara kuyafata ngo bazahita bohereza ndi ku yindi branch. Ayo nayo twongere tuyafate. Naho tuzaba tubategereje kuko urumva turabizi. Icyo gihe ndakubwiza ukuri zaba ziri miliyoni 200 tuzatsindira. Murabyemera? None se umupango n'uwuye ntabwo ari gupfa kugenda ufata amafaranga. Boss, this mission no get head. Okay, who be your source for this information? Okay, mbere na mbere tubwire source amakuru wayavanye. Kandi uwo mukobwa ari akora kuri gishe. Get department where they handle cash movements, cash management. Umva, iyo bagiye kwimura amafaranga ntabwo babibwira abakozi bose bo hasi ari ukuntu bigenda. Ntabwo abantu wakuye amakuru afatika. Ntabwo wajya muri operation nta makuru ufite. But when you bring your own plan, we no follow. Aki wowe uzana umupango wawe ntabwo twagukurikiye. Biratandukanye. Nanjye nabiteguye. We! Move back. Subira inyuma. Ugiye. Move back. Doka, subiye inyuma. Said move. Nakubwiye subira inyuma. Check am, you go collect woto. Who you be? Cyangwa ura mugenga tumunangure tujye kwifatira amafaranga abana. Uratubuza kurya ibice. Subira inyuma. Move back. Subira inyuma. You see, urabona? This 200 million. Izi miliyoni 200. If you hold on. Nituyabona. Everybody leg go strong. Muri muntu wese kabisa hano araba ameze neza. Araba birangiye. Crazy we day. Rero reka dukoreshe demokarasi. If you want more run this thing, kadutore tureke n'ibintu by'igitugu. Abemera ko tujya gufata amafaranga barazamura. Bose awanga iryo faranga tugombe turirye. Ayibonye ko rewe wenyine udashaka ifaranga. Ewana turabacana umuriro nta mbabazi. Wangu nanjye nkeneye ifaranga. Nanjye nkeneye ifaranga. Bose barashaka kwiba. Kalachnikov. Webyemere bana. Byemere turya amafaranga na mugenzi warazamura to. Mugenzi we yizaniye. Go back there. We subira inyuma. Israel. Kala. Yego boss. Are you in? Or are you out? Urimo cyangwa ntabwo urimo? Wazanye igitekerezo bwa mbere. Happy. Kala, I'm going to ask you one more time. Karangiye kongera ngubaze inshuro ya nyuma. Urimo muri gahunda cyane ntabwo uri muri gahunda. Tujye kwikorera akazi twenyine. Kala no do. Boss, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora. Reka. Sawa genda wa mujinga. Genda. Sivundura ufite iki kibazo ni gute umuntu yanga amafaranga. Amafaranga ya mbere kuyamona byari byoroshye, umupango wari upanzwe neza, bahita banayakenyerera uyu yarakurikira. Ngaho.
umukobwa wacu nawe waramujyanye kandi ibintu bose ndaza kuvugana n'abantu dufitanye gahunda turebe wanga ubona abantu bamaze gusara aka kazi bagiye gukora bazapfiramo n'abatazapfa bazajya muri gereza njyewe nimba ari ikintu cya mbere nashaka no kuzasubira muri gereza none se ko ari akazi kacu ka nyuma muvandimwe ko nta kandi tuzakora ufite stress z'ubukwe bw'umuvandimwe niwicara ugapanga ugatekereza ibaze miliyoni 200 miliyoni 200 kuzikubira icyo utari kubitekerezo ushyira ubwenge ku gihe Shada aratwara 20% ye agende ufate umugabane wawe fata uwanjye umugabane wanjye n'uwawe tubihuza twimuke duhite tugenda so ntabwo urambiye kuba umujura koko ibaze dufashe amafaranga angana gutyo buri wese yahitacaho tukajya kurya ibiceri koko umukobwa yarabanje arabimwumvisha kuzi ko ari byo namaze kubyumva yatsa moto bacaho ko bagaciyeho barakwerekana undi waparikaga iyi modoka ntabwo muyizi muvandimwe bamaze kumubwira yuko amabanda arimo arashaka yari ari mu bukwe bwe ibaze ariko amabanda yari ari mu bukwe bwuzuyemo abapolisi ari kumena ifaranga wangu do we agaruko baza binjira mu igaraje wangu now who you define shaka ndi muvandi wale adetula sagore ucacyakora mu bukwe bwawe twaradisha kuko wakoze ubukwe bwiza sha ese urakora icyanga uko mwaje mu bukwe bwanye ari sawa cyane akini nawe uri hano ewa naragucitse yarasohotse usanze ari bwakigenda habaye ikiza na shadow shop bidisa iyi ngiyi ni igaraje rya Shadow Shadow muzi uti ko ari amazina twita akini yarambwiye ngo akorera Shadow ufite ubwoba mabandi yikangamo ngo azi Shadow amuzi ate wanga uvanga wigendera uhamagara kino umuvandimwe wamubwire mupangano muri buze guhurira nta uri hano ariko genda uzanga ubaza ibibazo wowe paka igihe tuzongera guhurira amabandi akwimuginga ni gutazabaza abantu ibaze nk'ubu ngubu kwinjira muri mugazi cyane tukagenda baza ngo niko ngo Savimba atuye ubwo se niba utamamagaye kuri phone ngo akubwira aho atuye ubwo urabaza iki gambwira turakoresha abantu bangana iki amafaranga tuzayimura gute ambwira amafaranga nitumara kuyafata azajyaye ntabwo wabitekerejeho we ngo uteze amatwi kwa bari wazanye umupangu wo kwiba tubwira ukuntu ibintu bizakorwa wabibonye bahura umusore mwiza ariko rwose reka tubyemere ibintu bya strategy n'ubwenge ntabwo bikubarizwaho nta mitegurire ukeka ko ndi ikigoryi uvuga ko ntafite ubwenge sibyo niyo mpamvu uriya musore umukunda ubona ari umunyabwenge oya rega byemere iyo udafite ubwenge ntabwo uba ufite ubwenge ntabwo ari ikintu cyiza n'ubundi ubwenge rega ngo buva ku nzoka ngo imana yawe ngo inzoka araje ibwira Adamu na Eva ngo nimurye kuri urubuto ngo muzamenye ubwenge barabumenye bwo gukora iki ibisasu bya kirimbuzi ibaze ngo umuntu yakoze igisasu cyarimbura isi yose ubwo ngo kimara iki kizica abanzi be kimusize si urabizi mwicara ngaha mupangu neza ntabwo ukina n'amafaranga mwuka byaramo ntabwo uhubagurika